Ikaze kuri Samugeshi bayingana dossier analitique tuganira geopolitique nk'ibisanzwe. Reka twongera amaso yacu tuyerekeze mu burasirazuba bwo hagati aho nsoza inshuti zacu zitwumvira i Kigali mu Rwanda. Ikaze kuba twumvira Igitega n'ibice bitandukanye mu Burundi. Ikaze kuba twumvira Kinshasa, ubwo ni Kongo yose, Kampala ni Uganda, Nairobi, Kenya yose mu twumvira, ndetse na Dar es Salaam, ubwo ni imijyi mikuru yizi bihugu byacu muri kano karere k'ibiyaga bigari. Mu kanya gato mu kiganiro cyabanje, iyi nkuru nayibonye namaze gutegura ikiganiro giheruka, mbona si byiza ko nahita nyikomerezaho, ariko kandi natanze isezerano ko ndibuze kuza kuyivugaho. Nibyo rero tugiye gukora muri kino kiganiro, ariko munyemerere tuvuge kuri ingingo ya 8. Ni ingingo 10, nyinshi muri zo zisa nk'izo twakomojeho mu kiganiro cyabanje, kuko twavuze ku ngingo 5 kuri iyi MOU cyangwa se MEOU, Memorandum of Understanding, biba bikiri draft, biba biri kuganirwaho. Ndashaka ko tuva kuri ingingo ya 8 turebe n'agatego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zateze Iran muri aya masezerano, ariko ataremezwa niba koko Iran iri buze kuva kwizimika yasinya. Ese ahanga harimo akaye gatego, nibyo tugiye kuba tuganiraho. Ingingo ya 8 mu rurimi rw'icyongereza, freezing of Iranian nuclear program in exchange for United States not tightening sanctions during negotiation. Iran yasabwe ko yabihagaritse imishinga ya nuclear, hanyuma mu ngurane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zikoroshya ibihano, ntago ari kubikuraho, nuko byoroshya. Nyamara Iran igasabwa guhita ibihagaritse, cyangwa se bwo freezing ni nko gukora kariza reactor, nko kugira bazizimwe cyangwa se nizihabwa ubushobozi bwo kuba hari ibyo zakomeza gukora. Ariko ku rundi ruhande nanone hazemo ikindi kintu cyuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo za reka gushyiraho no kuvuga ngo ibihano bashobora kugenera iki gihugu, cyangwa se ibihano bishyirwa ku mato y'ubucuruzi n'ibindi bikorwa byose bya Iran birakeraho kuba byagira uburemere kandi bukomeye cyane. Ni ikintu rero navuga ko nge nabonye kirimo agatego sahangaha gusa, kuko nk'ubwo n'ingingo ya 9 bisa nk'ibikurikirana, temporary lifting of sanctions on Iranian oil and petrochemicals, no kuvuga ngo babe banakuye ariko nabyo by'akanya gato, nyamara bo bari gusabwa kuba bahagaritse imishinga ya nuclear yabo. Esibi ni mubibona magatego, nge nabibonye magatego gakomeye cyane, nubwo harimo izindi ngingo zuko Iran nayo yatse asaga nibura a pledge of 300 billion reconstruction program for Iran upon the signing of final deal. Hanyuma Iran nayo ikaba yatse izindi miliyaridi 300 z'amadolari zigomba gutangwa, ariko ziba zizatangwa mu byiciro. Hanyuma izi ziraza zikora iki? Nizo kuza zifasha mu gusana ibyangijwe byose, ariko wenda ibi byo twaye tubivugaho kenshi. Hanyuma nayo ikabisabwe ko ikindi Iran yasabwe no kubifunguye Strait of Hormuz cyangwa se ubunigo bwa Hormuz mu gihe cy'iminsi 30. Ariko ngaruke hano ahanga igihugu cya Iran, iyi ngingo ya 8 niyo nge natinzeho, yo kubi izi programme nuclear zabo zaba zihagaritswe. Nyamara wibuke ko dusubiye at the basics, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjira muri Iran zinjiye intego ari ugusenya ziriya programme nuclear. Babonye byanze, bazana proposal yuko bashobora gufata izo nuclear z'abanya Iran zigakurwa mu gihugu zigahabwa ibihugu wenda birimo Ubushinwa cyangwa se Uburusiya. Ibyo nabyo Iran irabihakana. Kuri iyi ngingo hazamo n'indi ngingo yavugaga ko Iran none ibyo byanze yakora icyitwa dilution, iyo enrichment uranium cyangwa se uranium yabitunganyijwe ikahaguma, ariko ikagabanyirizwa ubukana. Ibyo nabyo Iran igaragaza ko bidashoboka, ndetse niba mwibuka amagambo y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran rwose aba peresi babanengushye, yavuze ko ikintu cyitwa nuclear kidakwiye no kuba programme nuclear zabo zidakwiye kuba ziri mu biganirwa ku meza biganiro. Izo programme nuclear ziri mu bindi bidakwiye kuba biganirwa, ariko mu biganiro hano nubwo bikiri memorandum of understanding ntago biremezwa, ariko n'ubundi byemezwa bituruka muri ibi ngibi. Ndetse unabona kenshi nureba hano Iran isa nk'ari iri gusabwa byinshi. Nose nk'ikintu Amerika iri gusabwa ni ikihe? Ni ukuri Iran ava blockade. Ndetse nigeze kubitangaza
mvuga ko iriya naval blockade ishobora kuba yarashyizwe hariya kugira ngo nibajya mu biganiro iziyongere mu ngingo Iran yakaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nyamara mu by'ukuri iriya naval blockade kari agatego bari bashyize hariya nyuma y'uko ibitero bya gisirikare byabo byanze. Bategereje kwita bagirira naval blockade, nta nubwo ari ncyara mu kigobe cy'abaperse, abaza amateka murayazi, mu gihe cya revolution, mu gihe cya ubutegetsi bwa cyami muri Iran bukurwaho, n'ubundi hashyizwe ikimeze nka naval blockade muri za 79 na za 80, si ubwa mbere ishyizweho. So ni umutego navuga Iran buri gisa nkaho isitaraho. Hanyuma nabo basabwe ko baba bayikuye mu gihe cy'iminsi 30 ndetse biha iminsi 60 ubwo n'amezi abiri yo gusuzuma no kureba niba koko ibyemejwe muri iyi memorandum of understandings biri gukorwa. Ariko iyi ngingo ya 8 still nyifiteho doubt. Iyi ngingo ya 8 nyifiteho doubt. Ku freezing of uranium nuclear program, my goodness, ntabwo nekereza ko cyaba ari igitekerezo cyiza. Hanyuma ingingo ya 10 nayo ntabwo irimo byo twavuze kare. The United States will gradually release frozen Iranian asset if negotiation make progress. Imitego nk'ahangaha Irani ngo Amerika izagenda irekura cyangwa se Amerika ngo izagenda igerageza kugenda ibaha imwe mu mitungo yabo yafatiriwe. Ariko ibi bizakorwa kubera iki? Bizakorwa kuko ibiganiro byagenze neza. Bivuze ko ibiganiro biramutse bitagenze neza ntago twabona imitungo y'Abanya-Iran irekurwa. Nyamara wibuke ko kugira ngo ibi byose bibe nuko Iran igomba kuba yahagaritse cyangwa se yajimije niba ariko nabyita ziriya nuclear reactors zabo. Ikintu kitari cyiza rwose kuri Iran. Ingingo munyihangana yigumye kubera ko si ingingo yanshimishije nubwo nari mu baganira of course, ariko ni ingingo mbona ko se nk'ahari agatego kuri Iran. Hanyuma mbibutsa ko n'ubundi delegation z'Abanya-Iran zikiri muri Pakistan arahari Dr. Galbafi ndetse na Dr. Ragachi. Hanyuma Katari rero munayihereza indabo. Katari rwose muyihe indabo zayo muri diplomasi. Ibiganiro mwabonye ko byabanjirije muri Oman. Oman navuga ko nagifite umujinya n'uburakari kubera ko kino gihugu cya Oman ni igihugu n'ubundi bisa nkaho imbaraga zabo mu bya diplomasi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaziciye amazi. Kubera iki? Kubera ko abibuka ibitero bya tariki 28 ni ibitero Amerika yagabye n'ubundi Oman ariyo iri mu biganiro. Ibyo rero kirimo bisobanuye ku ruhando mpuzamahanga nuko nta bushobozi buhari Muscat, nta bushobozi mufite bwo kunga cyangwa se guhuza abahanganye. Hanyuma rero ahantu Katari zira. Hanyuma kuri ubu Pakistan nayo ibijyamo nyuma. Tubona rwose round ya mbere y'ibiganiro iba. Ubwo nubwo tutavuga ko ntago nagenda ngo cimangira ko bitatanze umusaruro, ku ruhande rumwe byarawutanze, ariko still byasabye ko noneho bigidoha. Hanyuma bagidoha kubera ko hari ibiganiro bya Iran n'Abarabu, ariko kandi banafatiraho ba Dr. bombi baganira na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, urimo rwose urabagaragariza ko bagomba kurekeraho. Hanyuma ari no gukora ibishoboka byose buriya ngo arebe ko yanahuze mira z'Abarabu na kira gihugu cya Iran. Ngaye nguko rero, ariko ibiganiro biri kubera Doha muri Qatar ni ibiganiro nabonye Iran ndetse na Oman nabo bari gukurikiranira hafi, bafitemo n'ukuboko birumvikana nk'ibihugu byabanjirije n'iyo mishinga migari gamije gushaka amahoro. Bari kugerageza gukora ibishoboka byose nyine ngo barebe ko bahuza imbaraga. Ngaye nguko rero bikubiye muri izi ngingo 10 ziswe memorandum of understanding, aho n'ubundi ubona ko nyinshi muri zo nge rwose mpamya ko ziri kubangamira cyangwa se ziri gutsikamira igihugu cya Iran. Hanyuma ariko nabo ba Dr. bombi ni abagabo b'abahanga, ubwo navuga Galbafi ndetse na Ragachi, bashobora kuba bafite uko nabo bari bubigenze. Birumvikana, reka twikomereze, twe tuba dufite amakuru menshi. Hanyuma rero nyivuga ku bijyanye n'amasezerano nuko ibihugu birimo Pakistan, Arabia Saudite, ubwami bwa Arabia Saudite ndetse na Turkiya ni ibihugu byanze gusinya ku byiswe pro-Israel Abraham Accord. Hanyuma iyi Abraham Accord isinywa bwa mbere 2022 na amasezerano yaragamije gufungura Israel of course, ariko noneho akaba arimo n'ingingo zibana n'umutekano. Akaba yari amasezerano nanone abahanga mu by'ubusesenguzi bashimangira ko Israel ishaka gucamo ngo yegera abanzi bayo. Abanzi ba Israel ni abahe? Ni Iran cyangwa se umwanzi wabo Iran. Hanyuma rero biba bigezeho kubera ko iyi Abraham Accord
bayisinya emera z'abarabu zari zihari zasinye kuri aya masezerano tariki 15 rwose z'ukwezi kwa 9 mu bihisi yari yugarijwe n'icyorezo cya covid. Abadiplomate bo barambikaga baba muri wino cyangwa se bakozaga baba muri wino ubundi basinya amasezerano yiswe rwose y'ikinyejana, kuko iki gihe amasezerano asinywa murabyibuka ko Israel ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika emera z'abarabu ariko nyirizina korwa uretse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine navuga ko ari indorerezi n'amasezerano asinye Washington. Ni Israel emera z'abarabu na Bahrain ibyo byasinye hanyuma Morocco na Sudan biza gusinya, ariko nagiye mbona ngo Kosovo na Kazakhstan nabyo ngo bya biri muri abo ngabo arono byo sinza amakuru yabyo neza nibigenda bivugwa. Hanyuma rero ni kimwe mu bintu rwose byaranze umwaka 2022 cyane ko urebye ibibazo by'ibihugu by'abarabu na Israel ni ibibazo bifite bihurira na leta ya Palestine. Bashaka ko Palestine yigenga, ari nacyo kintu buriya Israel ipfa n'ibihugu byinshi by'abarabu kugeza kuri Arabia Saudite, nicyo rwose ipfa na Israel kuba batemera leta ya Palestine ndetse bagakomeza no gukora ibikorwa nyine bibangamira cyangwa se ibikorwa by'ubwicanyi biza bihutaza ubuzima bw'abariya banye Palestine. Hanyuma rero uretse ibyo muribuka ko kandi kabiri ari nabwo hasinywe amasezerano bibiri kabiri yiswe ngo kidi Arab Peace Initiative. Yego, Arab Peace Initiative byari binciyeho Arab Peace Initiative isinywa iki gihe. Ayo masezerano asinywaho umukono na amasezerano n'ubundi yaragamije kureba ko bahuza imbaraga Israel n'ibihugu by'abarabu, ariko bikaba bifite n'ahantu bihurira kuko Abraham Accord ngo iri kugerageza nanone guhuriza hamwe myumvire itandukanye ari mu burasirazuba bwo hagati, ubwo ndavuga Christianité, Judaisme ndetse na Islam. Bari kugerageza guhuza iyo myemerere yombi ariko binakubiyemo nyine ingingo z'amasezerano. Hanyuma rero nari nyivuga ko Pakistan, Arabia Saudite na Turkey rwose byanze kugwa muri uyu mutego, bivuga ko bitazigera bisinya kuri iyo Abraham Accord. Iran yo murabizi ko tutayishyiramo kuko nubwo ishobora gusinya kuri ayo masezerano ifite uko yubatse ubushobozi bwabo bwa gisirikare, nubwo arimo ku gatego ko kubumvisha ko rwose amasezerano ari uguhuriza hamwe imbaraga na amasezerano rwose agamije gushaka ituze, ariko se still bibuza Israel kugaba bitero muri Palestine cyangwa se kwica abanyagazawi uko babishaka. So ni byinshi biba biri kugenda biba cyangwa se bivugwa muri kiriya gice muri rusange. Reka twe twikomereze amakuru yacu, tuba dufite ingingo nyinshi tugarukeho. Hanyuma indi ngingo tugiye kuvugaho, reka njye kuri Megatron. Hanyuma ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutekereza gutangira gukura ingabo zabo hariya hafi y'igihugu cya Iran, nabyo bikuye mu masezerano. Ngira ngo nshobora kuba nabikomojeho, ubwo barasabwa nyine gukura ingabo zabo hari ariko biri temporary kuko isa ku yindi zanahagaruka. No mu kiganiro cya mbere twakoze nabivuze cyangwa se nabikomojeho, ibyo nta kintu babivuze kinini kubera ko isa ku yindi zanahagaruka. Hanyuma rero iyi video mubona ntabwo nagira nayivuzeho, ni ya Hezbollah igaragaza isenya Iron Dome cyangwa se systeme y'ubwirinzi ya Israel. Yasenywe rwose, Hezbollah yayishyize hasi. Nacyo ni ikindi kintu vuze ngo iki gikanganye. Murabibona ibateri ya bimwe aho yari iri rwose nuko byayigendekeye zidrone rwose z'aba Hezbollah. Mbibutsa ko Tamar Ben-Gvir, minisitiri w'umutekano w'imbere muri Israel, yari yavuze ko igitero kimwe cya drone kizajya cyishyurwa nibura inyubako 10 zigomba gusenywa Beirut. Bagaragaza ko mu bubiko bwabo bwa misile nta kibazo bafitemo. Muturasaho itsoke twebwe rwose ikiguzi ni inyubako enye aho ngaho tugomba guhita tubasenyeraho. Hanyuma rero nahangaha nyine n'ubundi Megatron yavugaga ko bisa nka Amerika yashaka gukura ingabo zayo mu burasirazuba bwo hagati, ariko ibi still babikiri mu bitekerezwa. Ntago hegemoni Amerika yubatse hariya rwose ari yo gupfa gusenyuka byako kanya, siko mbibona na nubwo bizigera biba. Ntago hegemoni Amerika yubatse muri kara gace ari yo kwita isenyuka ako kanya. Hanyuma rero twigarukira ku rukuta rwa Ryan Rozibian, nawe yavugaga Iran is stupid if they accept and deal without sanction relief. Ati Iran rwose nigira amasezerano yose yemera yitabanje gukurirwaho ibihano iraza kubikoza ikintu kitari cyo.
muramwemera cyane Ryan Rozibian, dukora no kumwifashisha cyane. Hanyuma rero aya yari ya masezerano, ubwo nibyo twagarukaga muri aya masaha y'umugoroba. Mu minota mike rwose tuba duhurizamo ingingo nyinshi zibigezweho, blessings over blessings. Hanyuma Imana ibamere umugisha, tuze gukomeza kubana kuri Dossier Analytique mu bindi biganiro biraza kuba bigezweho. Komeze mugire ibihe byiza.